benshi baranterese bashaka ko turyamana bagira ngo barebe uko nteye cyangwa se bumve imiterere yanjye ko ari kimwe nk'iy'abandi. Ni iminsi ingahe wamaze ubwirirwa ukaburara? Ni iminsi ibiri cyangwa itatu. Wumvishe inzara iryana nk'iki? Inzara iraryana, nta kiryana nk'inzara, binashoboka n'umwanda wawurya. Hari amagambo bajya bavuga ayahe? Kiriya ni ikimanuka, ni ikinyamweru, kiriya sinakundana nacyo, usanga nyine birakoze. ni amagambo ashengura umuntu umutima. Namaze imyaka 3 ntahaguruka. Gusa amafaranga yo kwishyura ibitaro yakuye? Ngo ni umugiraneza waje asanze mu bitaro, nyine arababwira ngo bambura azishyura, sinzi uwo ari we. Tuguhaye ikaze kuri Rwanda Star TV. Niba utarakanda subscribe, kandaho noneho amakuru yizewe kandi acukumva yatazajya gucika. Rwanda Star TV twasuye umwe mu bantu batuye mu mudugudu w'abasigajwe inyuma n'amateka uherereye mu murenge wa Tumba mu karere ka Huye. Ni umugore w'imyaka 37 ufite ubumuga bw'uruhu. Uyu mugore yatubwiye amagorwa yose y'ubuzima bwe, uko yakuze kuva mu bwana bwe, n'uburyo abagabo benshi bamusaba ko baryamana bagira ngo bumve ko ameze nk'abandi bagore. Uyu mugore kandi afite agahinda kenshi ahuriyeho n'abandi bafite ubumuga bw'uruhu kubera abantu babita hejuru n'andi mazina batesha agaciro. Uyu mugore kimwe n'abandi batuye muri uwo mudugudu wabasigajwe inyuma n'amateka uherereye mu murenge wa Tumba babayeho mu buzima bubi cyane ko amazu babamo ashaje cyane. Ni amazu yubatswe mu 1942, ni amazu ava y'imvura iguye. Bakaba basaba leta kubasanira ayo mazu kugira ngo nabo babeho kimwe n'abandi banyarwanda. Ntucikwe n'iki kiganiro, reka dutangire tuganira n'uyu mubyeyi. Imibereho nahuye n'ubuzima mubi, hari aho naje kuvunika, mpura n'ubuzima bubi, mpura n'ikigeragezo cy'inzara, mpura n'ikigeragezo cy'ubukene, mpura n'ikigeragezo cyo kwambara ubusa, mpura mbega n'ubuzima bubi. Urumva ntanabasha no kwikura ku mbuga. Naje kugirwa n'umugiraneza, niwe waje kunzanira imbago, ajya nandara, ajya gusaba. Aho maje kujya ntorera Kamitende, ajya mfata umweyo nkongera kwitoza gukubura. Gize Imana mbona ndakize. Nabwo ndabishimira Imana kuba nkiriho, kuba ntarapfuye, ndabishimira Imana. Wamaze iki gihe, wamaze iminsi ingahe utarya? Hari igihe namaze icyumweru nitungiwe n'amazi. Ntubeshye, icyumweru cyose umuntu yakimara atarapfa? Rero ariko icyo ntabwo wabwirwaga ngo uburare nibura nyine nayo nkubaje, ni iminsi ingahe wamaze ubwirirwa ukaburara nturye n'umunsi n'umwe, nturye na rimwe? Ni iminsi ibiri cyangwa itatu. Wumvishe inzara iryana nk'iki? Inzara iraryana, nta kiryana nk'inzara, binashoboka n'umwanda wawurya rwose, binashoboka kubw'inzara uba ufite n'umwanda wawurya. Yarakuriye icyo gihe? Yarandiye inzara, kunywa amazi biranga, unamira amazi akakunika. Warangiye wafite imyaka ingahe? Navutse mu 1983. 83? Ndo muri 83. Byumvikana ko uri mukuru. Hari abasore sibigeze bagutereta? Abasore bo baranterese kenshi, bashaka kundebera ubusa, bashaka no kunyumvira ubusa, ndetse n'abashaka kugira ngo barebe imiterere yanjye ko nteye kimwe n'abandi. Bivuze ngo hari abasore bigeze bagutereta ngo muryamane? Ni byawe nka kangahe? Kenshi cyane. Wagiye byitwaramo ute? Nagiye mbyitwara. Nari nkumajije ngo hari abasore bigeze bagutereta bashaka ko muryamana? Benshi baranterese bashaka ko turyamana bagira ngo barebe uko nteye cyangwa se bumve imiterere yanjye ko ari kimwe nk'iy'abandi. Ubwo se imiterere ushaka kuvuga iki? Shaka kuvuga yuko numve ko uteye kimwe na nyirarunaka, numve se uryoshye se cyangwa se ubishye, numve se kunyara cyangwa se utanyara, ibintu nk'ibyo. Byagenze bite icyo gihe bagutereta rero?
byagenze bita igihe banteretaga rero ukuntu banteretaga hari n'uza akaba yagushukisha amafaranga akaba mwahurira nk'ahantu akagushukisha utuntu twiza utwukunda akaba yatugushukisha ukaba yenda hari ntawe ushuka umunanira yenda ukaba wanakwemera da kubera n'imibereho urimo ukaba wakwemera kuryamana nawe ariko kugira ngo ubone bya bindi yagushukishaga. Ni nk'abagabo bangahe bagushutse bo muryamane? Ni benshi rwose sinababara. Gereranya ni nk'ijana ni nka magana abiri? Nta jana nta na magana abiri ni benshi rwose. Ni iki wumva leta yagufasha kugira ngo imibereho yawe ihinduke? Yewe imibereho yanjye kugira ngo ihinduke icyo leta yamfashaho nuko nanjye yampa agashoro nkareba icyo nakwicururiza. Ese washobora gucuruza? Naracuruje kera, acuruza imbuto, acuruza inanasi, acuruza amavoka, imyembe, amacunga, ibintu by'imbuto nigeze kubikoramo, sibye yuko n'ubu ngubu kugira ngo mpombe nuko byatewe na kuriya nari naravunitse. Ubundi wanyongera agashoro nakora ntaribi pe. Ese wari wavunwe n'iki? Bari bangonze mbura bamburanira, wangonze ariruka aragenda. Bakugongeye he? Bangongeye ari mu mujyi nagiye gucuruza inanasi. Uribuka uko byagenze? Ndabyibuka. Nyine iyo imodoka yaje ite? Ntabwo ari imodoka, ni moto yanturutse inyuma irankubita ahita ikomeza irigendera. Nyine ni moto yanturutse inyuma inturuka inyuma irakubita ihita ikomeza iragenda. Moto imaze gukubita se wakangutse uri hehe wari umeze? Nisanze hariya CHIB. Wisanze umeze ute? Wakangutse umeze ute? Nakangutse mbona akaguru kavunitse, itako ryavunitse, ubwo nyine abaganga nabo bakora ubutabazi bwabo barambura. Nta mbago ntaki baraje barambika aha, inzara iranyica nkajya ngirwa n'abagira neza. Udufaranga nari nakoreye two twantunze muri ibyo bihe turashirana. Ngiye kubana mbona umugira neza mbona nzaniye imbago akaba arizo ngenderaho nkajya gusaba icyo kurya. Ngo nk'umumotari wakugonze muhuye ukamubona ko ari we wabyitwaramo ute? Sinzi ko nanamureba. Byagenda bite? Gusa Imana izamufashirize gusa azajya amenya ko imbere y'Imana yahemutse. Aho ngaho se uri kwa muganga hari mu uhe mwaka? Hari muri 2006 2006 muri icyo gihe. Wamaze imyaka ngahe? Namaze imyaka 3 ntahaguruka. Baravunitse? Amafaranga yo kwishyura ibitaro yakuye? Ngo mugira neza waje asanze mu bitaro nyine arababwira ngo bambura azishyura. Sinzi uwo ari we gusa icyo namusabira uwo ari we wese wanyishyuriye ibitaro Imana izamuha umugisha, izamuhe kubyarira ku mfura, izamuha umugisha ititangiriye itaka. N'umurenge hano ruguru ku murenge noneho basigaye baranyemereye n'amavuta yo kwisiga. Urareba bya bindi byose tangiye gushira ku mubiri. Ikintu batarampa ni ingofero na rinete, ariko ndagera no kubera ko ubona nyine ntabona neza. Icyo nasaba nka leta ni uko bampa ingofero bakampa n'izo rinete. Nta n'icyo kuryama ngiraho, nta kintu cyo kuryama mbega ngiraho. Umugabo twarashakanye turatana kubera ikibazo cyiwe cy'ubusinzi yari afite, aza yasinze akankubita tukarebana nabi. Bukeye we bamwubakira umudugudu. Ndavuga ati aho kugira ngo nzagukurikire uzarinde kunyica yigumanira na muzehe. Muzehe rero nawe kubera ko hano n'ubundi ariho mu rugo
muzehe turagabana icyumba, mfata icyumba kimwe nanjye mfata ikindi. wari ufite abana n'uwo mugabo mwabyaranye? nta bana twigeze tubyara. hashize ingana iki utandukanye n'uwo mugabo? hashize imyaka 3. imyaka 3 wibana wenyine. noneho twinjire mu buzima rero nyirizina. urya ute? uko ndya rero uko mbayeho ni ukugenda nkashakisha nk'umuntu nakuburira cyangwa se nk'umuntu naharurira akampa nk'iyo nshuro y'ibiryo, akampa nk'iyo mirongo y'ibishyimbo cyangwa se akampa nk'iyo fu y'igikoma nkaza nkarya iyo ngiyo. uno munsi rero kubera yuko nasanze uwo nakoreraga atari ahari kubera ko yari umudive yari yagiye gusenga, ambwiye ngo nzagaruke ku wa mbere. ubu nyine ndemera mbyihanganire ndyame njye mu buriri nsenge nizere Imana. iyo wizeye Imana byose ntacyo ubura. bivuze ngo ubwo iyo ikiraka kitabonetse cyangwa aho uca inshuro hatabonetse biba bikomeye. nguma aho ngaho. wenda hari igihe se runaka waba uzi gishobora gushira utarabona ikiraka? ibi birashoboka, n'icyumweru kirashira nyine, ariko ushobora nko gusanga nk'uyu mugiraneza waha inyuma akagira ati nimumfungurire, akagira ati fata n'aka gafu k'igikoma, cyangwa se atanagira icyo agira ukagenda wishimye. burya kugenda utuka umuntu ngo ntaguhaye burya ntabwo ari umuco mwiza. ejo musengere, ejo uzabone icyo aguha, azabone n'icyo ananagufashije, azabe yanagira n'umutima wo kuguha. umusengere ku Mana, umwereke Imana ati Imana nyagasani uriya muntu ndamukweretse mushyize mu biganza byawe, umuhe icyo azampa. wavuze ko hari bamwe mu bagifite imyumvire ikiri hasi yo guheza abafite ubumuga. aho ngaho ujya ujya gusaba icyo kurya cyangwa gushaka ikiraka no guca inshuro, ntiharimo abajya baguheza bakanga kukiguha? oya, arampakanira ati nta kintu ufite. ukabona ko ntacyo afite se, cyangwa nuko wenda uba ufite ubumuga? hari uguhakanira ubona ko akwiye kuguha, hari n'uguhakanira ubona ko koko abikuye ku mutima, ukabona ko koko nta kintu afite cyo kuguha. nawe kandi yewe niyo mpakaniye njyana umutima ukeye rwose, ntabwo njyana umutima mubi ngo runaka aranyinye ni igisambo, ni umuntu mubi. urihangana mbega ukabyereka Imana, nta kundi wayigenza. wakomoje kuri izi nzu mubamo, wavuze ko icyumba kimwe ngo cy'imbere ari cyo ubamo, umupapa wawe nawe akaba mu cy'inyuma. tubwire kuri izi nzu mubamo, ubundi mubamo muri imiryango ingahe? tubamo turi abantu 5. ni ukuvuga ngo inzu imwe irimo imiryango 5 cyangwa ni abantu 1, 2, 3, 5? bavugiye hamwe twese. habamo umugabo n'umugore bangahe wenda tubaze gutyo? abagore turi 2. abagore turi 3 n'umugabo n'abagabo 3. abagore turi 3 n'abagabo 2. bivuze ngo abo bagabo ni abanyu? abo bagabo harimo marume, ni umurwayi wo mu mutwe wamuhoze umubona ahangaha, uriya wari uhagaze hakinjira hariya mu nzu. undi ni muzehe, undi nawe ni wa mukecuru ejo wasanze ahangaha yagiye guca inshuro we ntaraza. mupfana iki? uriya nyine n'uwo twibanira nawe nta hantu agira ho kuba, yaraje ati nihera aho twibanira nirarira, ningira icyo mbona tuzajya dushyira hamwe, nawe nugira icyo ubona uzajya dushyira hamwe dushake uburyo twarya. nk'uko tubayeho nta kintu tugira cyo kuraraho, ni ukurambura agakarito, umwe akarambura hariya agakarito n'undi hari agakarito. waba ufite n'aka gatenge ugapfa kwitwikira mu maso ukarya. bivuze ngo murara ingangi kandi muri mu ngo zanyu? none ko nta bushobozi dufite bwo kuba twagura ko turara hose. mufite imirimo yo guhinga se? mu murima nta mirima dufite, sibye ahangaha ubona duhagaze. ahangaha udushyimbo ubona gutya duhari, nta mirima dufite. n'ahari hahari ahangaha umugabo hariya hirya yaraje araheregeta, arangije ateramo ibishyimbo, arangije arazitira, ngo ntawavuga ko ari umuyobozi.
ni umuyobozi bwoko ki? ni umukuru w'umudugudu. Nyiri iyo nzu tubona hirya? Ntoya reba hano ariko. ahangaha ubona nyine, ahangaha nyine ubona hateye ibishyimbo. Yabatwariye imirima yanyu? Yarahatwaye, ubuse ntubona ko dusigaye ku manegeka? Hari mu wanyu se? Muhafitiye ibyangombwa by'ubutaka? Birahari. Ikibazo mwakigejeje kuri bande? Ikibazo n'abaturage bose barakizi, nigeze no kukijyana ku murenge bantera utwatsi. Kubera? Sinzi impamvu. niba yarahamagaye ku matelefoni, nta na telefoni ngira, niba yarahamagaye ngo banyime amatwi, simbizi, sinzi uko byaje kugenda. Avuga ngo tuzabyigaho tuzabyiga ihere muri tuzabyiga. Nanjye ndarekera. Ubayeho ni iyihe? Imibereho mbayeho ni mibi. ikintu ni iyihe iyo mibereho? Imibereho mbayeho ntacyo kurya, ntacyo kwambara, ndetse nta n'icyo kuraraho. Wifuza iki? Nk'icyo nakwifuza, ikintu cya mbere nasaba abagira neza nuko mwashakirana akantu ndambikaho urubavu. Ubu noneho itako ryahutse, ubu ni uguhagararira gutya imoso, ntago mbasha guhagarara neza rwose. Nk'abantu bakunda Imana rwose bakamfasha, banshakira akantu nashyiraho urubavu, bukanshakira n'icyo kurya. Ubu ndi gutya, nta kintu ndiho, ndi sa kintu nk'uko baca uwo mugani. Ese ufite abana? Abana mfite. Ese wa mugabo mwashakanye ntabwo mwigeze mubyara? Twashakanye twarinze dutana, nta mwana dufite, yari afite ikibazo cyo kutabyara. Wabwiwe n'iki se ko atari wowe ugifite? Ndabizi niba ugifite nawe yarabinyibwiriye. Kubera? None se wowe urabyara? Jewe nawe nuko nkunda kwifata, ubundi ishatse n'undi yenda nabyara. Nta na rimwe wigeze ubyara? Ntaryo. Ubu se muri ino minsi hari abasore bajya baza kukurambagiza? Bahehe se waza kuba umusore w'ubu ko asigaye arambagiza umuntu ufite amafaranga, yaza kundambagiza abona afite iki? Ashaka kugira ngo yumve nka kumwe babagabo bagira ngo bumve. Reka ubu ngubu byarahindutse kuva n'iyi kovide rero yaraje, abantu barahabutse. Aragira ati mama namwirohaho nkajya kwirwarira kovide nkapfa, aba nzizi iki? Reka nkihorere kiriya, n'ubundi sinanakiyumvamo, kiriya nicyo ntazi. Bya bindi byabavuga kirakimanuka se, buriya njyewe ko ntagikunda, buriya kiriya naba ngishakamo iki? Hari amagambo bajya bavuga. Ayahe? Kiriya ni ikimanuka, ni ikinyamweru, kiriya sinakundana nacyo. Usanga nyine birakoze, ni amagambo ashengura umuntu umutima. Usanga hakwiye gukorwa iki kugira ngo ayo magambo abashengura abantu bafite ubumuga bw'uruhu agabanuke? Ikintu cyakorwa ni uko jyewe nzi yuko twese turi bene Adamu, tuvuka kuri bene Adamu. N'ufite iyo myumvire yagerageza akayireka. Icyo kintu namugiramo inama, akumva yuko umuntu ari kimwe n'undi. Icyo nabasha kubagiramo inama, kuko twese turi bene Adamu, tuvuka ku mugabo umwe, ntawe uvuka ku babyeyi babiri. Icyo nabagira inama rero ni ukugerageza ibyo myumvire rwose bakayihurira, twese turi abantu. Ariko nakomeje kumva uvuga ugashyiramo Imana. Ubundi ujya usenga? Cyane. Gusa usengera muri idini? Yewe sengera mu Gatolika. Hari ikintu se Imana yabarakubwiye wigeze wumva aho Imana ivuga? Ikintu Imana yigeze kumbwira kandi narakibonye. Imana yigeze kumbwira ko nkiri muzima, yigeze kubinyereka mu nzozi. Inyereka naravunitse, inyereka n'uburyo nzakiramo ari bwo. Yabikuretse bigenda gute? Nyuma byaje kugenda gute? Yewe yanyeretse ndyamye kwa muganga. Inyereka izuba, inyereka ukwezi, inyereka n'inyenyeri, inyereka
ndiho sima ibyo narabibonye maze kubibona nabyakiriye nk'uko nabirose. wabirose mu nzozi? Nkiri muzima biranaba biranaba. Urumva rero ni Imana yabinyeretse. nta kindi yigeze kwereka uretse icyo? Ikintu nanone yigeze kunyereka cyiza, yanyeretse nicaye ahantu heza, ariko aho hantu ntabwo ndahicara. hari hameze gute? Hari heza, ndyamye ku gitanda cyiza. Yesu we, ndyamye ku gitanda cyiza, ndyamye kuri matora, nkangutse ndayibura, mbona ndyamye wese. Ariko gusa kuko Mana ibu wigerekeye iki koko, wambabariye ukarekera. Imana yongera kunyereka ndi mu isoko ndimo ndacuruza, ibyo sindongera kubibona. urabyizeye ko bizaba? Njye nizeriye yuko izabikora rwose. Imana izabikora, izabikora. Iyo dusenga ntabwo ari bayari, irakanuye ntihumbije. muri ino minsi hari ibibazo biri mu miryango, aho ubona abana bakiri batoya baterwa inda. ibyo bibazo ujya ubyumva? biriho rwose ibyo bibazo byo guterwa inda ukiri mutoya. Hari naho njya mbyumva hamwe na hamwe mu maradiyo, ukumva ngo umusaza w'imyaka 70 yafashe umwana w'imyaka 17. rwose ibyo bintu ndumva turimo rwose ibyo bintu turi kubanza turi gusatira mu bihe by'imperuka. biraterwa n'iki ibyo ngibyo? ubwo ibyo ngibyo biraterwa no kurarikira ikintu, ukararikira icyo udateze kugeraho, kandi uri umuntu ukuze, aho watekereje neza nk'umuntu ukuze, ahubwo ugatekereza kibabironi, niko navuga. Ikibabironi se ubwo ni ugatekereza nk'ikigoryi mbega ugashaka kwitesha agaciro. Byiza rero ni uko abantu bakuru bajya bareba uko bangana n'imyaka bagezemo n'igihe barimo, bakareka gukora bene ibyo bibazo, bakareka gukora ayo mabara. Ni amabara mabi cyane. ubwo se nk'umugabo ashaka kukubwira ati ko ndembye, wamufasha iki? Bya kintu namufasha rero, umugabo ikintu namufasha aramubwira nti mbere urarembye, reba indwara zaje ni nyinshi. Hajeho icyorezo cya sida, hajeho imitezi, noneho hiyongereyeho na covid. Gufasha shaka agakingirizo, urumva? Shaka agakingirizo, ujya kugura ku kiro nk'abandi, utazatera umwana w'abandi ugasanga ibibazo biragukumira. ku kiroso ubwo ni hehe? aho kugura bariya bicuruzanya. ubwo se nta mafaranga afite? Nta mafaranga afite nyine, urahita umubwira ati mbe rero